kuryama sinkisinzi kandi ninjoro niwe wa mbere mu gufurura ararara muri nukuri kugusoma hano kwitama ntabwo bibujijwe kandi umugore suwe Yesu ashimwe Yesu mureba namwe murebe uko yamufashe mwitegereze hano ahangaha hagati y'urutoki Yesu ashimwe izina ry'Uwiteka Imana ni umunara muremure abakiranutsi bawuhungiraho bagakomera. Nshuti bakundwa, nshuti z'umusaraba, haleluya haleluya. Mana wo mw'ijuru nishimwe yikiri kumwe natwe. Imana yo mw'ijuru nihabwe icyubahiro. Umwami w'amahoro yogahora ku ngoma, gitara kizima nganza marumbu samba itarumba, niwe bwisha bwacu n'umugaragu bamwisunze, ni igihome cy'abamuhungiraho. Abatanzi nitwa turacyara b'umukiza Inosa, ndi umukristo, nkunda Imana, nkunda gusenga Imana kuko nasanze hariyo gisubizo cyacu. Naje kumenya yuko Imana rurema hariyo data wa twese, umuremyi wa byose, akaba umwami w'amahoro. Kuko ijambo rye ryarambwiye ngo hahirwa abamuhungiraho. Ayiwe, guhungira k'Uwiteka. Umwanditsi w'imigani aravuga ngo izina ry'Uwiteka Imana ni umunara muremure, ngo kandi abakiranutsi bawuhungiraho bakagubwa neza. Izina ry'Uwiteka Imana ni umunara muremure, abakiranutsi bawuhungiraho bakagubwa neza. Bivuga ko ku Mana hariho ubuhungiro, ubuhungiro budatangwa n'abantu, ubuhungiro umwana w'umuntu ataguha, ariko Imana yikaguhisha. Ikavuga ati mwana wanjye ndaguhisha, ndaguhisha. Guhungira k'Uwiteka Imana, guhungira hehe? K'Uwiteka Imana. Kadusoma ijambo ry'Imana twihuse. Imigani, gitabo cy'imigani, migani ya Salomo, gitabo cy'imigani, ibice 18 n'umurongo w'10. Biravuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Amen. Katurisubiremo. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Amen. Haleluya. Izina ry'Uwiteka Imana, izina ry'Uwiteka Imana, umunara muremure. Haleluya. Hari amazina menshi, ariko izina ry'Uwiteka Imana ni umunara muremure. Ngira ngo hari ikibwiriza nigeze mbaririmbira, ndavuga ngo masera we, burya Imana iragukunda. Ariko sinabasobanurira masera nyirizina.
ubwo ninjye wabatije Mitsingi, ninjye wabatije Mitsingi, kuko ninjye muntu watangije mu kabari ijambo ryitwa masera mu kabari. Najya njya mu kabari nakwinjiramo nkababwira ngo mumpe masera, bakanzanira icupa rya Mitsingi, nkahita ndizamura hejuru, namara kurizamura hejuru nkavuga ngo iki ni cyo Yesu yavuze ngo mu ijuru tuzanywa vino y'umurera, mu ijuru tuzanywa vino y'umurera imininnye neza. Mitsingi nyibatiza masera gutyo, ariko izina ry'Uwiteka Imana ni umunara muremure, abakiranutsi bawuhungiraho bakanezererwa. Reka mbabwire ngo hari igihe umuntu ashobora kugoreka ijambo ry'Imana akoresheje Bibiliya, cyane ku rubyiruko. Ku rubyiruko cyane umuntu akajyaho, ngewe ndagasore nkaza nakubisemo akaveste kanjye, nagera ku mukobwa ati Imana yaravuze ngo mujye mutangira ubuntu. Kunyima kandi Imana yaraguhereye ubuntu. Yewe yemuko ngwino dusomane. Nuzi ko mu ndirimbo za Salomo harimo amagambo avuga ngo nkusome no ku munwa. Yo hunga 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 hunga, reka nkubwira ngo hunga. Mbe mada muraho akaza, mbe mada muraho, yego. Oh mada, oh yambi, oh nari nkukumbuye, yo nukuri. Oh Imana ishaka ko dukundana, yo abera kandi atari umugore we akamugundira akamufata akamwiyegereza. Yesu ashimwe. Yesu go murebe namwe da, murebe uko yamufata. Nitegereze hano ahangaha hagati y'urutoki. Yesu ashimwe. Ariko reka nkubwira ngo hunga. Ejo akagaruka akongera akamuhobera, akongera akamuhobera, akamuhobera akamwiyegereza, akongera. Oh Yesu ashimwe. Akamusoma. Oh nukuri kugusoma hano kwitama ntabwo bibujijwe, kandi umugore suwe. Nukuri ba pasiteri nabo baratubanga, nukuri hari aho wigeze ubisoma ko kugusoma kwitama bitemewe? Yesu we ntiyasomye abigishwa be. Yesu we ntibamusomye ku birenge kandi ari umugore wundi.
ntiyaje akamupfukamira akamuhanaguza imisatsi, yamara kumuhanaguza imisatsi akamusoma no ku birenge. Ni ukuri, reka nkubwire cya kinyoma, ni ukuri kw'Imana. Uzi ukuntu nkukunda, ni ukuri kw'Imana, uzi ukuntu nkukunda. Maze iyo ndyamye, iyo ndyamye njya nitegereza aka gasatsi kawe kandi ndyamye, maze nkakwitegereza we, nkunda ukuntu ujya umpobera disi. Mama we shenge, uri mwiza di. Atangiye kumukora mu musatsi. Uri mwiza, ni ukuri, ni ukuri Imana yakuremye bitandukanye n'abandi. Mama we, ni ukuri ma, ni ukuri Zakaya zikurobanura, ariko buriya narinde ajya kugutoranya. Zakayo yagutwaye ate kugira ngo ntware umukobwa mwiza nk'uyu? Hunga iryo rari ryamaze kumwinjira. Hunga. Umusore akaba yagiye ku mukobwa, ndagukunda, nkukunda nk'uko ifi ikunda amazi. Ibaze nawe umuntu arakubwiye ngo nkukunda nk'uko ifi ikunda amazi. Nshuti yanjye, ifi yavuye mu mazi iba yamaze gupfa, nta bundi buzima ibitegereje. Nkukunda nk'uko ifi ikunda amazi. Chérie, ndagukunda, I love you, je t'aime toi. Nkukunda nk'uko ifi ikunda iki? Amazi. Sinkiryama, sinkisinzi, kandi ninjoro niwe wa mbere mu gufurura. Arara muri sinkisinzi, sinkirya. Chérie, ntabwo nkirya, ni ukuri kw'Imana, keretse iyo nakubonye niho ndya. Nyamara ipura niwe wa mbere uyivutura akayimara. Ibaze nawe arakubwiye ngo ntakirya, maze icyumweru ntari narya, kandi ari kwirukanka kurutisha. Sinkisinzira. Hunga. Reka nkubwire ngo mukobwa, hunga. Umukobwa, chérie mwiza, ndagukunda, I love you. Ni ukuri ishusho yawe ihora igenda mu maso yanjye, nta kindi mbona mu maso, mbona wowe. Kandi afite abahungu 9 atereta. Aba bahungu bose abita abasheri. Yaguze telefone, umunota umwe ni kuri telefone ari kubwira umuntu ko amukunda. Nyuma y'isaha ahamagawe n'undi, bamaranye iminota 40 ari kumubwira ko amukunda. Bagiye kuzarwara toroma yo kuri telefone kubera irari. Hunga. Izina ry'Uwiteka Imana ni umunara muremure, abakiranutsi bawuhungiraho bagakomera. Izina ry'Uwiteka Imana
ni umunara. Iyo umuntu arihungiyeho agahungira ku Uwiteka arakomera, atsinda ibyo byose, atsinda ayo marari, atsinda ubwo buryarya, ahishurirwa. Reka mbabwire, nzababwira uburyo buri muntu wese uri ku isi Imana ifite uburyo ivugana nawe. Umuntu wese uri ku isi afite uburyo Imana ivugana nawe, nubwo atabasha gusobanukirwa ngo amenye ngo mbese Imana niyo ivuganye nanjye. Haleluya. Hunga. Nababwiye uburyo nari nariswe kazizi, nariswe rupfu rubabaje, nariswe kimanga kubera urwagwa, kubera kuba kazizi, kubera kazizi, kubera urwagwa. Ngeraho mbatiza Mitsingi nyita Masera, abantu bamenyera ku izina rya Masera. Banyita umuhanuzi kandi ndi uw'ibinyoma, uhanura ko mu ijuru tuzanywa vino y'umurera imininnye neza, ko nta kindi kimininwa neza kitari Mitsingi. Abantu banzi ku izina rya Masera. Ariko mpongeye ku Uwiteka Imana, numva ndabohotse, numva mfite amahoro. Ubu iyo nanyweye amazi cyangwa amatamu wanjye yatetse ka cyayi, njyaho nkabyina, nkarangiza ngo izina ry'Imana koko n'umunara muremure, nkumva ndanezerewe. N'umugore yatera agakorasi tukakabyina mu cyumba tugafashwa. Kubera iki? Guhongera ko Uwiteka Imana. Izina ry'Uwiteka Imana ni umunara muremure, abakiranutsi barihungiraho bakagubwa neza. Yewe mwene data, yewe nshuti yanjye, Uwiteka Imana aho uri mu gihugu cyose, aho uri hose, hungira ku Uwiteka Imana. Izina ry'Uwiteka Imana ni umunara muremure, izina ry'Uwiteka Imana ni umunara ukomeye, abantu bawuhungiraho bakagubwa neza. Hungira ku Uwiteka Imana, azakubera ubuhungiro. Uwiteka azakubera ubuhungiro nyabwo, kandi Uwiteka azakubera igisubizo cy'ukuri. Kadusenga Imana. Data wa twese, tumenye ko izina ryawe ari umunara muremure, natwe abatuye isi tuguhungiyeho ngo tubere ubwugamo. Urakoze kubikora mu izina rya Yesu. Amen.